ndagira ngo mbwire abantu mbabwire ngo abantu batari kwera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye bagiye gucibwa. Imana irashaka ko mwera imbuto, ukazera ku manywa ukazerana n'ijoro, ukazera igihe gishoboka n'igihe kidashoboka. Kubera iki? Ni Imana yonyine iri buhakore. Uburyo iri buhakore niyikuzi, ishobora no kuhakora akagenda, yazamara imyaka 2 wabo akongera akagaruka. Ishobora no kuhakora akagenda ntazagaruke. Ikireba ikigomba gukora ni ukurokora ubugingo ntabwo. Ngo aracyegera gihera hasi arakabakaba, ikibabi cyose akacyeyura akareba asanga igiti kiratoshye ariko nta rubuto na rumwe gifite. Yego. Aravuga ngo kumbi nabonaga iki giti nakirebera kure nkagira ngo ni cyiza. Narebaga iki giti nakireba ndi hariya nkavuga ngo kiriya giti wacyegera yakumva ashize inyota yashira inzara. Mbese mu yandi magambo wahagarara kuri kiriya giti ntago yaburara cyangwa ngo abwirirwe. Ariko ntangajwe no kubona iki giti ibyangombwa byose byo kugira ngo were imbuto warabihawe. Kuba wava mu mujyi wa Kigali ukajya i Butare cyangwa se ukagihuye, itike ijyayo warayibonye warayihawe. Ikinyabiziga kijyayo uragifite waragihawe, uragifite warakibonye. Yego. Kuba haba hari umuntu ushonje cyangwa urwaye, ibyamugemurira urabifite warabibonye. Wabujijwe n'iki kumugemurira? Wabujijwe n'iki kugira ngo umugereho? Ni iki cyatumye utagera kuri uyu murwayi? Uyu muntu ubabaye, ikintu cyatumye utumva umubabaro we n'utaya binistar. Ndumva ngiye guhanura kandi ntabishaka. Bihanura nyine. Ndumva ntashaka kubihanura. Uburyo bwa gatatu ni hari igihe aza uri umugabo cyangwa se uri umugore akatangira kwereka ko umugore mubana mudakwiranye. Hari inshingano tuzuza, ari umugabo mubi kandi nyine dayimoni agatangira kukwereka abagore beza cyangwa se agatangira kukwereka abagabo beza, hanyuma bikaza gutuma utangira kugenda ushimashima babagabo bo hanze cyangwa abagore bo hanze. Tayari noneho kwa gusenga kwawe za mbaraga wakoreshaga. Yasabye na Muhire Didier kubera ko Muhire Didier yifuje umugore w'abandi, yifuje umugore wagiranye amasezerano n'abandi. Kuko buriya ntago turi abana, ntago muri abana, ariko mwarasezeranye. Dufitanye nawe isezerano. Yego, mufitanye isezerano. Kandi iryo sezerano nta kindi kintu na kimwe kigeze kiryica. Ntago yigeze akubona wasinze ku gasozi ngo avuga ati umugabo wanjye ndamubenze kubera yuko mbese yataye umuco. Ntago yigeze abona watukanye. Ntago wabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha tuva ku Uwiteka Imana aho dukunda kandi bakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nayo kandi umugisha w'Imana ugusesekariho ndetse n'abawe bose. Hafi nakorera mu bice bitandukanye muherereyemo,
amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka mwese twizere yuko muri amahoro kandi mukindiwe mu buntu bw'Imana. Natwe turashima Imana. Reka mbararikire gukurikira kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe na Muhire Didier, umukozi w'Imana n'umuhanuzi w'Imana. Imana ihamagaye kandi iri gukoresha ibyo utware mu gihe nk'iki ngiki. Reka tumwikaze. Didier, turagusohoje. Amahoro. Meze neza? Ndaho ndashima Imana. Makuru yawe? Ndaho pe. Kandi nta morale se musore wanjye? Morale mba nyifite ariko ntago ntangira nyigaragaza. Tangira wikarumye ntangira nikarumye ariko bigenda biza gake gake, ariko morale mba nyifite kuko mba numva ubugingo bumeze neza, mba numva mu mutima hameze neza nta kibazo. Mbese ndashima Imana mu yandi magambo. Yego. Kandi ndashima n'abantu b'Imana. Ni cyo kintu cyakikubuza morale mu buzima bwawe? Ikintu kimbuza morale cyane cyane kikambuza morale ni ukubona hari abantu bagirira abandi nabi. Ibyo bintu birambabaza cyane. Ko ibyo bintu byeze? Bireze pe. Ubwo uhora nta morale rero? Ariko ntago mbikunda. Yego. Biriya bintu ni bibi. Biriya bintu ndi kubona byeze, ibintu byo kugira nabi, ibintu by'amashyari byavuye mu bo twita bisi bijya mu b'inzu y'Imana. Ariko ntago ari abo mu nzu y'Imana. Ariko nimo byitirirwa. Niho byitirirwa, ariko buriya ntago ari abo mu nzu y'Imana. Kuko bariya ntago ari abantu Imana bari ku mutima w'Imana. Abantu bari ku mutima w'Imana bifurizanya ibyiza, bakifurizanya amahoro, bakifurizanya kugubwa neza. Ariko abantu batari ku mutima w'Imana, mbese bari mu ruhande rwa Satani, biyoberanya, nicyo kibagaragaza. Tuzamenya atari ku mutima w'Imana kuko ari bamwe. Rwose ibi ni ibintu bihite bisobanuka kuko Yesu we yavuze imbuto ni nazo zizi turi kuvuga. Bibiliya irambwira ngo uwicana ntago ari umwana w'Imana, uwangana ntago ari umwana w'Imana. Rero ababigaragaza ni abana b'umwijima. Ariko turi kuri icyo kintu cy'izo mbuto bigaragara cyangwa se bimenyekana, hari benshi yamaze kwisasira. Babaye inzirakarengane cyane rwose. Ibyo byo niko bimeze. Urumva rero ko nyine intego ye rimwe na rimwe bayigezeho. Niko bimeze rwose. Ariko tuzakomeza dusenga, Imana izakora imirimo. Yego. Didier, turagushimiye. Reka tugusabe usuhuze abaduteze amatwi, dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ndasuhuza abantu benshi cyane. Harya ubu ngubu igihe maze hano haciye iminsi cyane. Hari abantu bagiye batwereka ko badukunda, bakurikirana ibiganiro byacu muri rusange. Buriya duca kuri shene turi benshi, ariko hari igihe umuntu ubona yarakweretse ko agukunda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Akunda n'ibiganiro byawe cyangwa se anagukunda muri rusange. Abakunzi bacu nyine turabashuhuje, cyane cyane abakunzi b'ijambo ry'Imana. Imana nibagirire neza, Imana nibaha umugisha. Kandi inzira mwatangiye, hari umuririmbyi wo kwa Padiri wabiririmbye, yaravuze ngo komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza. Nyagasani muri kumwe. Nyagasani muri kumwe. Wahisemo neza rwose gukurikirana iby'Imana, kubera ko ndeba ibintu byinshi bitandukanye. Hari n'ibintu njya ndeba kuri izi mbuga zacu, yenda bitari n'iyobokamana, ariko nagiye ndeba kenshi mbona abantu bakora ibintu by'ubugome, birangira bwa bugome bubakurikiranye bukabagaruka n'ubundi, bikarangira nyine mbese babayeho nabi, cyangwa se ibyo bakoze bibi bigahindukira bikabagaruka. Rero abafashe inzira yo kudahemuka, yo kutagirira nabi bagenzi babo, mukomeze inzira mwatangiye. Amen. Nyagasani muri kumwe. Amen. Reka tubashimire, reka dushimire umuntu wahisemo neza agakurikira Umusaraba TV, agakora na subscribe. Tumubwire ngo nawe utarakora subscribe, hitamo neza, witamo neza no gukora subscribe, tukatubana mu biganiro byose tunyuzaho umunsi. Turi kumwe kandi na Kingura Umutima, naho mujye munyarukirayo, mumushyikire, mukore subscribe, like, share, comment, mumuhe ibitekerezo kugira ngo amenye ibyo agomba gukora, kandi mumushyikire mu buryo bwose bushoboka. Kuko uyu murimo nubwo tuwukora ntabwo uba woroshye, bisaba ingufu nyinshi cyane, ingufu zifatika, ingufu zo gusenga, n'ingufu n'iz'ibitekerezo. Aho hose aho wiyumvamo ujye udushyigikira uko Imana igushoje, kandi Imana izajya ikumugisha. Sibyo Didier? Ibyo bintu nibyo. Reka tugusaba usenge Imana twikomereze. Reka twisengera Imana, hanyuma dukomeze gahunda zacu. Imana tugirire neza. Yego. Mana Data, mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere yo kugubwa neza, kandi turi imbere y'amahoro.
turi imbere y'ibyiringiro ndetse turi imbere y'ibyishimo by'Imana yacu. Ngwino ubane natwe, tugiye kuvuga ibyawe kandi tugiye guhanura, tugiye gukora umurimo wawe. Udushyigikire, ntabwo ari twe mu byo dutekereza, mu byo twibwira, ahubwo izina ryawe ry'icyubahiro. Kubw'imbabazi zawe ndetse n'umurava wawe uturinde Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu, amen. ngo hari abantu buriye inkike cyangwa se basesera bwihishwa ngo baraza binjira mu ntama. Nibyo bintu twari turi kujya tuvugaho muri ino minsi didiye. Ibintu byabaye uruvange, ntabwo nzaka kubivuga. Hari abantu bazajya bareba babimenye, bakize ubugingo bwabo, bikize nabo ubwabo mu bahanuzi. Nimo ngiye guhera, turakomeza tugiye kuganira ku bintu by'umurimo w'Imana ko tunahugurana, ariko kandi ndajya nguha nawe rugari kugira ngo nihakike Imana inyuma ya message Imana yaguhaye cyangwa se kuba muri no minsi turuze umwanya uze kwitambutsa. Dufite ikibazo, abahanuzi benshi muri guhanura bari guhanura mu izina ry'Imana, bavuga ngo Imana irakoresheje bakurima n'ibitangaza, ariko twajya tukumva izindi message z'abantu ngo bashatse kujyana ikuzimu. Bishatse kuvuga ngo hari abahanuzi benshi bari kwitwa ko ari abakristo bakorera ijuru, nyamara bakwana na shitani mu buryo bugaragara. Ntabwo nenze ko bibaho, ariko ngo bibaho kandi bifatika, ahari ibimenyetso. Abandi ugasanga none bari kujya kubaza abahanuzi bakoranya n'imyuka mibi y'abapfumu. Abo bose bakaza mu nsengero, bakaza kuri social media, bakavuga ngo ni nabo batetera cyane, bakaza bagatitira ngo Imana iravuze ngo mwumve. Titiye ko ibintu by'umurimo bikugenda byivanga. Ese ni iminsi y'imperuka? Mu minsi y'imperuka byanditse ko bizivanga, bagakorana umurimo kandi bakayobya benshi. Ibintu bibona gute nimba nawe ubibona? Ibi bintu ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo Satani yamye akora, kandi Satani yamye arwanya abantu bakorera Imana. Aba bantu turi kuvuga baba baratangiye neza, batangira bari mu murimo w'Imana, bakawutangira neza, bakawutangira babikunze, ndetse bakanakora, bakagaragaza ubushake cyangwa se bakagaragaza imbaraga. Noneho muri kwa kugaragaza imbaraga bigatuma Satani abatera cyangwa se abasanga, kubera ko buriya abantu batabizi gusenga no guhamagara abadayimoni. Niba hari umuntu utarubiza bimenye, iyo usenga kandi guhamagara Imana, iyo usenga uba uri guhamagara abadayimoni, kandi ubiru isengesho ryirukana abadayimoni. Urabidusobanurira neza? Ndabibasobanura kuvuga ngo iyo uri gusenga, usenga isengesho rifite ingufu, biba bimeze nko gufata imyambi cyangwa se ugafata amabuye cyangwa se ugafata imbunda, hanyuma ukajya kurasa mu kigo cy'abadayimoni. Noneho iyo uri kurasa muri icyo kigo cy'abadayimoni, ni ukuvuga ngo nabo bahagurukana intwaro zabo. Abafite bya bibunda binini, bafite bya mbunda ntoya, abafite bya bintu biturika binini cyane batera bimeze nk'ibicuma bikikubita hasi ibintu bigasandara. Ubwo ndavuga mu buryo bwa satanike. Noneho abadayimoni bakakuzaho bakagutera ari benshi. Iyo baguteye ibyo bitwaro byabo byose, kubera ko ufite imbaraga z'Imana, Imana ikakurwanirira ukabitsinda, bakoresha iyindi tekinike. Sinzi niba tekinike mu Kinyarwanda ari byo umuntu akoresha ubundi buryo. Bakoresha ubundi buryo. Noneho uburyo bakoreshamo, kuko Satani afite uburyo bugera nko kuri 5 cyangwa 6 burenga, ariko uburyo bw'ingenzi bukomeye bushobora kuba bugera nko kuri 5. Ni ukuvuga ngo bahita bakoresha uburyo bwo kugushukisha ikintu bita amafaranga. Bareba uko icyo umutima wawe usa nkaho urarikiye cyangwa se ikibazo ufite muri icyo gihe. Noneho bagakoresha cya kintu bita mbese uba ufite ikibazo cy'uko uri umukene. Ko buriya abantu bakunze gusenga cyane bakunze guhura n'ikibazo cy'ubukene. Yego. Bakunze guhura n'ikibazo cy'ubukene, mbese ikibazo cy'ubuzima muri rusange. Noneho bakakwereka uburyo ki ibyo bintu nubireka uzabona amafaranga. Nibwo rero utangira kujya kubona ukabona wa muntu wasengaga asigaye yarayobotse abapfumu, asigaye yarayobotse gucisha, asigaye yarayobotse kuroga. Kubera iki? Yateye imbaraga ze yarafite, yarazikoresheje atera dayimoni. Amaze gutera dayimoni nayo iramurwanya, imurwanya mu buryo bw'imbaraga biranga, ikoresha bwa buryo bundi bwo kumwereka icyo ashaka nyirizina, aho yagikura.
nibwo rero utangira kubona umuntu yagiye n'ubwo buryo bagendamo. agenda kubera ko shitani amujya kugira ngo ajye mu bapfumu. Ntabwo ndi kubyumva neza. Kugira ngo umuntu abuze amafaranga yasengaga, shitani amushutse gute kujya mu bapfumu? Ese abapfumu batanga amafaranga? Kuzimu haba amafaranga binyuze mu bapfumu. iyo unyuze mu bapfumu bagira amafaranga kuko bagira imirimo ikorwa cyangwa bakora ariko izana amafaranga mu buryo bwihuse ariko y'ubugome. Ni ukuvuga ngo umuntu aragenda akajya mu bapfumu bakamuhereza imiti, bamara kumuhereza imiti akaza akayirogesha abaturanyi be baturanye, b'abaturanyi be bakabura ibitotsi, akongera akabahindukira akababwira ati nimuze njye kubereka ahantu mwagira gute mwabona ibitotsi. Ariko abo bantu barabaka amafaranga, urumva ahitamo umukomisiyoneri w'abapfumu. None wa muntu yajyanyeyo niba atanze 100,000 umupfumu ashobora kumuha 40,000 tayari akazi kabonetse. Urumva umuntu yatangiye gukira nta kibazo afite. Nuko nguko nyine. Ubwo n'uburyo bwa mbere abadayimoni bakoreramo. Ubwa kabiri n'uburyo bwa mbere. Noneho uburyo bwa kabiri iyo bakugerageresha icyo kintu cy'ubukene, hari umuririmbyi wabiririmbye. Wari umuririmbyi wabiririmbye, we yaravuze ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini, nkayobora nk'Uburusiya, nkayobora nk'Amerika, ariko ngo nkaba imbata y'icyaha cyose, aravuga ngo njye sinabikunda. Urumva? Iyo bagushukishije iki kintu cyo kugira ngo bakugire ukomeye ariko baguha amafaranga kandi ube umunyabyaha, ukabona icyo kintu ntago gikunze, mbese biranze. Hari igihe baguteza ikigeragezo, yenda niba utarabyara bakaguteza ikigeragezo cyo kukwima urubyaro, noneho ugasenga kubera ko Imana ntago uyisenga mu gitondo ngo ikore nimugoroba. Ugasenga Imana mu gihe Imana itaragusubiza, ukabura arambiwe, abadayimoni bakaguteza umwuka wo kumva ko urambiwe ndetse bitinze ugezeje n'igihe bitazanakunda. Ubwo noneho ugatangira guhura n'abantu bagiye bajya mu badayimoni, bajya mu bapfumu, bagatangira kukwereka ukuntu hari umuntu ufite imiti yaguha ukazabyara, akaguha imiti mbese bikazakunda, bakagutwara muri ubwo buryo nabwo ukagenda. Icyo baba bashaka ni iki? Ni ukuvuga ngo icyo bagamije ni ukugira ngo bakuzimye izo mbaraga zawe, za haleluya zawe, za mu izina rya Yesu zawe, za toka dayimoni zawe, mbese ya migambi, mbese kwagutera abadayimoni cyangwa kwagutera satani wateraga, bya bitero byawe watera gusenga bihagarare. Icyo ngicyo nacyo baragikoresha. Yego. Iyo ni uburyo bwa kabiri. Ni uburyo bwa kabiri. Uri umugabo bashobora kuguteza nyine kubo nta rubyaro ufite, n'abagabo urabizi bakenera urubyaro. Umugabo nawe kararagira rwose akavuga ati nibiki. Noneho ubwo n'uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu rero, hari igihe baza bakaguteranya n'umugore ufite cyangwa bakaguteranya n'umugabo ufite, bagatangira kukwereka ko umugabo wawe mutaberanye. Uburyo bwa gatatu ni hari igihe aza uri umugabo cyangwa se uri umugore, akatangira kukwereka ko umugore mubana mudakwiranye. Hari inshingano atuzuza, ari umugabo mubi, kandi nyine dayimoni agatangira kukwereka abagore beza cyangwa se agatangira kukwereka abagabo beza, hanyuma bikaza gutuma utangira kugenda ushimashima ba bagabo bo hanze cyangwa ba bagore bo hanze, tayari noneho kwagusenga kwawe, za mbaraga wakoreshaga zigatangira kugenda ziyoyoka, ubwo satani nyine akabara kugushije. Bishatse ko bano bahanuzi baza akaza agasanga nk'umugore n'umugabo babyanye gatanu, akahita avuga ngo nyamara uwo mugore utunze si uwawe, nyamara uwo mugabo utunze si uwawe. Ni intumwa za shitani. Uzabikurikirane neza, nyuma yo kumubwira ko atari uwe, amubwira ko yamwereka undi baberanye. Iyo amaze kumubwira ko yamwereka undi baberanye, aramubwira ngo yaretse bakaba bibanira, ngo ko we azamunezeza, azamubera umugabo mwiza cyangwa akamubera umugore mwiza. Usanga nyine dayimoni yamukuriyemo umushyira. Usanga dayimoni yamukuriyemo umushyira, kandi usanga afite nk'umugore mu ruhango, ariko ugasanga afite n'undi Kigali. Ugasanga yitwa ngo yaje gupagasa, yavuye mu ntara, kumbi yasize umugore mu cyaro, araza yagera i Kigali akareba uwo abeshya, akamubwira ati umugabo si uwawe, umugore si uwawe, ni njye twakwibanira, njyewe rwose nzakubera umugabo mwiza cyangwa nzakubera umugore mwiza. Kandi ari umuhanuzi. Kandi ari umuhanuzi. Ni ukuvuga ngo satani nyine aba yaramuteye muri bwa buryo twatangiye tuvuga, bigatuma amurasa umwambi kugira ngo atazongera. Ubundi icyo dayimoni arwana nacyo, ntago ashaka abantu bakora ibintu byitwa gusenga bya nyabyo. Bishatse ko buriya buhanuzi
bo kuvuga ngo umugore utunze si uwawe, umugabo utunze si uwawe, nka Muhire Didier ubwo buhanzi ntuzi ntabwemera ntibuturutse ku Mana. Ubundi umugore, igihe umugore ashobora kutaba uwawe ni igihe mutarabana. Igihe uri umusore yego n'undi ari umukobwa, yego, Imana ishobora kukubwira ngo uriya siwe muzabana, hari undi naguteganyirije. Ariko niba wanamwihaye utanasenze cyangwa se wasenze ariko mbese ukamwifuza, bikaza kurangira muri kwa kumwifuza kwawe mubanye nk'umugabo n'umugore, n'uwo nguwo bana n'uwo nguwo nyine, yakubera mubi yakubera mwiza, bana n'uwo nguwo niwo wahisemo. hari akantu uvuze ngo wamwihaye, ese ko wamwihaye koko atari uwo kamwiha bigakunda, ubwo ndibuze ko ndahita mpagira neza bigakunda mukabana, kuko wamwihaye bivuze ko ahita ahinduka uwawe mukemera mukabana, cyangwa ubwo buhanuzi niba uzaza buzaba ari bwo? Kumwiha navuze nuko mutaciye kwa pasiteri cyangwa se mu buryo nyine bwemewe yenda no muri leta n'ahandi, mbese nyine mwishingiye mu yandi magambo, ariko mwishingiye mwemeranyijwe ko umwe agiye kuba umugore wundi, wishingiye wemeje ko ugiye kuba umugabo w'uwo mukobwa, ni ukuvuga ngo tayari wabaye umugore n'undi yabaye umugabo, genda mubane nk'umugore n'umugabo, icyo gihe aba ari uwawe. Didier, tukiri hano tukiri kuri kino kintu, reka tugitindeho gato kuko gisenye ingo nyinshi, giteje ibibazo byinshi cyane muri sosiyete. Dufite ikibazo, turacyari ku kintu bita, ku muntu bita umuhanuzi. Umuhanuzi arayasanze nkundana na Claudine, twe turakundana kandi twemeje ko tuzabana. Yego. Muhire Didier, reka ndagutanga urugero nta kibazo, utavuga andi mazina bakavuga ngo nibo twavuze. Muhire Didier arebye Claudine wanjye nkunda, njyewe nitwa Nepo, arebye Claudine Nepo akunda, abona Claudine ni wabe, aramukunze nawe, kandi namaze gutangira kumutata, dutangiye n'imishinga y'ubukwe, kubera ko Claudine atinya Imana, yubaha n'Imana, tukigere gutinya Imana no kuyubaha. Yego. Iyo Imana ivuze rimwe yumva kabiri, muri make arayumva. Twebwe twateretanaga tutarumvishije ijwi ry'Imana, twarikunane, turihuza, turakundana kandi tubona turahuje. Uri kunyumva neza? Ndakumva cyane. Rudomoro w'umuhanuzi, Muhire Didier yagiye kwa Rudomoro, abwira Rudomoro, tuwe Rudomoro, uri umuhanuzi kandi turakwemera, mu itorero ryacu turakwemera, no kuri social media turakwemera, hose uri umuhanuzi, iyo hano bose barakwemera, ariko Rudomoro ugira ubwenge, uyu minsi uri umukene, mfite hano 500, mvuze menshi, hari n'abemera ngo 20, mvuze menshi ngewe, ndashaka Claudine Nepo atereta ko abo wanjye, ukuntu ugiye kubigenza nta nubwo akuzi. Yego. Ariko nge tujya dusengana, turashaka ko tuzagutumira nk'umuhanuzi, ukaza ugahita hano ukikoza mu nguni, ukikoza amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ugahurira hagati, ukavuga ati Claudine, dore umugabo we ni Muhire Didier. Uri kunyumva? Claudine kubera ko ati kandi bajya ngo babigerekaho, uribeshya ukanga Muhire Didier, urugo uzagira uzasara, ntacyo uzigera ugeraho, uzapfa utabyaye, ariko isezerano ryawe kwa Muhire Didier niho umugisha wawe uri, uzatunga, uzatunganirwa, uzabyara abana b'umugisha, uzatunga ibiki n'ibiki, ariko uzibeshya usange Nepo do ni umuvumo. Uri kucyumva icyo kintu? Ngitinzeho cyane kugira ngo ucyumve neza. Yego. Claudine kubera ko atinya Imana, ahise avuga ati uzi ko ari Imana ivuze, bitewe n'amateka bamubwiye wa muhanuzi. Claudine akahita aza agakunda Muhire Didier. Muhire Didier nawe kugira ngo wa mukobwa atazitekereza, akahita akora ubukwe direct, bakahita babana. Uwo mugore Muhire Didier ntabwo mwibye. Ni ukuvuga ngo Satani yadusabye twembi. Satani yasabye umuhanuzi, amaze kumusaba, ni bya bindi nyine nakubwiraga, Satani arashaka kugira ngo uyu muhanuzi atazongera guhanura ibintu bizima. Yarangije kumusaba, yamugusha, anyuze muri Muhire Didier, anyuze muri nanjye yansabye, kubera ko nifuje. Bavuga Muhire Didier ntuvuze wowe. Yasabye na Muhire Didier, kubera ko Muhire Didier
yifuje umugore w'abandi, yifuje umugore wagiranye amasezerano n'abandi, kuko buriya ntabwo turi abana, ntabwo muri abana, ariko mwarasezeranye, dufitanye nawe isezerano, yego mufitanye isezerano, kandi iryo sezerano nta kindi kintu na kimwe kigeze kiryica. Ntabwo yigeze akubona wasinze ku gasozi ngo avuga ati umugabo wanjye ndamubenze, kubera yuko mbese yataye umuco. Ntabwo yigeze abona watukanye, ntabwo yigeze abona wakoze ibikorwa bitamwemerera kubana nawe. Ni ukuvuga ngo Muhire Didier yasabwe na wa Murudomoro nawe arasabwa, mbese Satani niwe wabasabye mwembi kugira ngo abagushe mutazongera kugwa mu mutego wo kwitwa abakristo. Satani yasabye Muhire Didier gute ko Muhire Didier yararikiye umufiyanse wanjye? Ayo marari ya Muhire Didier yamuteye, urambwira ute ko ari Satani wabasabye kandi ari Muhire Didier wagize amarari yo kurarikira umugore wanjye? None se ubundi irari rituruka he? Ntabwo mbizi, urabitubwira. Irari ni umudayimoni uturuka kwa Satani witwa irari, umudayimoni w'irari. Yego, uwo niwe mudayimoni nababwiye ngo ajya ateza umugabo irari cyangwa agateza umugore irari, hanyuma bigatuma umugore abona ko umugabo we atamubereye, ahubwo yaberwa n'undi. Ajya ateza umuhanuzi irari, hanyuma wa muhanuzi agatuma umugore akajya kubwira abandi bagore yuko ari abagore beza. Ni umudayimoni rero uteza abantu irari, ni umudayimoni ubikora. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umudayimoni ubikora. Uwo mudayimoni rero niwe usenya abantu basenga, akabateza nyine iryo rari. Ni ukuvuga ngo Muhire Didier yagize irari, akoresha umuhanuzi kuko nyine irari yashakishije inzira yabicishamo kugira ngo bya bintu bikunde. Noneho bisanga n'umuhanuzi nawe Satani yamusabye, amaze kumusaba amwereka ko akeneye ikintu cyitwa amafaranga. Bwa bukene natangiye kugira gute mbabwira Satani abantu baba bafite b'Imana kugira ngo bakunde bagire icyo bageraho. Nawe wa mudayimoni w'ubukene nawe amuzamukamo, amwereka ko yabona ibyo ashaka ari uko akoze icyaha. Nuko bigenda. Ariko se nkiri kuri aho ngaho Didier, ibyo bintu mvuze bibaho cyangwa n'igitekerezo? Ibyo bintu birahari, n'uyu munsi mu murimo w'Imana birahari. Dufite inkuru z'abantu banabikoze rwose, bigenda bicicikana nyine abantu bagiye babikora. Dufite abahanuzi bagiye babwira abantu yuko abagore bafite atari ababo. Mbese hari abantu baguye bagenda basesera bongorera abantu ibintu bitari byiza, basenya ingo z'abantu. Ibyo rero birahari. Watubwiye yuko utemera ubuhanuzi, utemera umuntu uza ngo avuge ngo ubana n'umugore wawe ngo uriya mugabo utunze si uwawe, uriya mugore utunze si uwawe. Wavuze ko utabwemera ubwo buhanuzi budavuye ku Mana, buvuye kuri Sekibi Shitani. Nari nanagusapotinze nakwemera. None uyu Muhire Didier utwaye Claudine wa Nepo, wanyumvishe? Abantu ntibagire ngo byabayeho, ntabwo byabayeho. Uyu ko Muhire Didier namutwara bamaze kubyana rimwe cyangwa kabiri, hakaza umuhanuzi ukifite amaso mazima akabwira Claudine ati nubwo uri kumwe na Muhire Didier ariko Imana inyetse ko atari uwawe, kuko nawe urabizi ko wamwibye. Uyu muhanuzi azaba avangiwe nawe. Nashaka kugira uwo muhanuzi naza azakubwira icyaha wakoze, azakubwira icyaha wakoze, azakubwira icyaha wacumuye. Ukihane, ugisabire imbabazi Imana, usabe n'umugore wawe imbabazi, unamubwiza ukuri ibyo mwakoze, mubane. Ntago azaza ngo akubwire ngo va mu rugo byararangiye, ubyaye kabiri cyangwa ubyaye gatatu. Icyo azakora, muzihana icyaha mwakoze. Wa mugore wawe, wa mugore azihana ko yarangaye, kuko nawe iyo ataza kurangara aba yarahishuriwe ko icyo kintu ari ikinyoma. Azihana ko yarangaye. Hanyuma wa mugabo we azihana ko yakoze ikosa ryo kugambana akica urukundo rw'abandi yishe. Kandi nibiba ngombwa bazahamagara na wa muhanuzi yihane nawe, bamwe ati twakoze ikosa, dukora icyaha, turabeshya, Imana itubabarire. Kandi bazajya mu ijuru nta kibazo. Umwe muri bo nadashaka kwihana, umwe muri bo nadashaka kwihana nyine isezerano bizagenda bite? Umwe muri bo ntashatse kwihana, atsimbaraye kukuri kwe. Kandi n'umuhanuzi ugifite amaso muzima ari kuvuga ati barakwibye. Yanabwiye n'inzira byagezemo yazibabwiye. Byagenze gucya birangira kwegukanye. None Imana yamwe nubwo uri hano nta mahoro uzajya gukora usu wawe.
umugabo aramubaza ati ibintu warabikoze koko ati vuga uvuye hano ntungarukire ngo nta muhanuzi nkeneye mu rugo iwanjye ndashaka udufashe aho hantu Claudine aritwara gute niba ari umukristo azakomeza yera imbuto z'abakristo sibyo azakomeza yera imbuto z'abakristo z'abihana hanyuma uwamuzanye nawe kuko yamuzanye amukunze azakomeza mukundi yamushimuse agize gute amukunze ubundi wakagize ikibazo nuriya mugore washimuswe ikibazo biteye aho ngaho Didier uyu mugore washimuswe yamaze kumenya ukuri uri kubyumva yewe reka nawe mugabo tumufate Muhire Didier nawe aramugeta ibintu byabayeho koko niko byagenze bikubitane nuko wenda Muhire na Didier na Claudine hari akantu batajya bumvikanaho kimwe hari ibintu bijya kubikora sirikuwi rimwe na rimwe bigahura mu ntonganya urambwiza ukuri ko Claudine cyangwa na Muhire bishobora kuba byaramunyuze nk'uko twabikize ku mukobwa uyu munsi ariko no ku bagabo bibaho Claudine uri kubona bitari kugenda neza nk'uko abyifuza kwa Muhire Didier wamaze kumenya ukuri ko n'ubundi bamushimuse urugo ararubamo gute kandi n'ubundi bitari biriterebye ahangaha ese niyahukana akagenda n'ubundi ntibabanye neza yaramushimuse aramwiba ariko ntiyigeze anamukunda uri kunyumva none Claudine amenya ukuri bikubitaye nuko n'ubundi adakunzwe mu rugo atari umugore mu rugo kabivuga gutyo Claudine nafata umwanzuro akahukana akajya gutegereza Imana azaba akoze icyaha ahangaha hazakorwa n'imbaraga z'Imana zonyine kuko ibintu turi kuvuga uko byinjira kose hari umuntu uteze amatwi ubwumva bino bintu ari situation turi kuvuga ye hari uri kubyumva kumva ari ariko ahangaha ho reka nkubwire ikintu gihari ahangaha ni imbaraga z'Imana yo mu ijuru yera yonyine kuko Satani we icyo ashaka nuko abantu batana icyo ashaka nuko abantu batandukana icyo ashaka nuko abantu mbese ku ruhande rwa Satani we rimwe aragenda kongorera umugabo ati kubita ishyano akagenda kongorera umugore ati jugunya umushenzi urumva turugo igendere nta kintu azakumarira ariko ahangaha ntago ari imbaraga z'umugabo zizahakora ntago ari imbaraga z'umugore zizahakora nta nubwo ari imbaraga z'umuhanuzi zizahakora ahubwo ahangaha hazakorwa imbaraga z'iyera ishobora byose yego niyo izahakora yonyine ubwo ni nayo tubihariye duhise tunabivamo ntabwo nongera kuri gusubiza ndacyanzuye kiravuze ngo ni Imana yonyine izahakora n'uhari umeze gutya nategereza Imana yonyine kubw'umugambi wayo tugiye ku kindi kintu cya kane uretse gato n'indira gatoya uyu munsi Muhire Didier nk'umunyamasengesho nk'umuhanuzi ntabwo mbizi ko Imana yakunyuza mu Rwanda ubwo bantu tujye ntabwo mbizi ariko nk'umuhanuzi bizeye twizeye muri ino minsi atumijweho na Claudine gukemura ikibazo kiri muri urwo rugo uzamugira ihe nama mugira inama anaguteza amatwi none si byo nakubwiye ngo ahangaha nta muhanuzi nabivuze iki kintu nakivuze aha nta muhanuzi sibyo aha nta yerekwa aha nta gusenga kuko umuhanuzi niwe wa mbere wamushutse niwe wa mbere ariko uyu munsi hagarutse undi muhanuzi navuze ko urwo arimo atari urwe urumva umuhanuzi niwe wamushutse none hagarutse undi muhanuzi nawe avuze ko atari urwe babaye abahanuzi babiri umunyabinyoma ninde muri umuhanuzi noneho ubwo urumva bibaye kuvurungana navuze ngo hano kuri iyi nshuro kuri uyu mwanya nta muhanuzi uri bukora ahangaha nta yerekwa riri bukora ahangaha keretse yera yonyine yo mu ijuru niyigize ikaganiriza abantu igashyira mu mutima wabo icyo yagambiriye ubwo umwanzuro Claudine arafata ntabwo turamujajinga ni Imana yamukoreyemo ni Imana yonyine iri buhakore uburyo iri buhakore niyikuzi ishobora no kuhakora akagenda yazamara imyaka 2 wabo akongera akagaruka ishobora no kuhakora akagenda ntazagaruke ikireba ikigomba gukora ni ukurokora ubugingo nta kintu bibaye bwase agasanga wa wundi batetanaga ntarashaka akavugatirika n'uwenda cyagukunda ngwino njyewe nanziye mvuga ngo ni Imana yonyine nta kindi kintu kindi niyo yonyine
nshuti bavandimwe duteze amatwi ukumva ino situwasiyo yize cyangwa se nawe ukumva ishobora kubaho utwandikire muri komenti tubwire ukuntu bano bantu bakwitwara. Turi gutanga impuguro ko tunagira n'abantu inama kuko ibintu bireze kandi biri gusenya umuryango nyarwanda, biri gusenya itorero muri rusange, aho abahanuzi benshi dufite abahanuzi babaye abakomisiyoneri bari gusenya imiryango myinshi. Sintinya kubivuga, yego imiryango sinatinya kuvuga yuko divorce z'uyu munsi turi kubona, amakimbirane mu ngo turi kubona amenshi, sintinya kubivuga, ari guterwa n'abahanuzi bene wanyu. Umukobwa umwe agatukisha bosi birazwi, si byose ibyo ntubyemera, nta kundi umukobwa nyine yabaye. Ariko urabyemera ko ibyinshi biri guterwa n'abahanuzi cyane cyane bano bagore birwa mu byumba by'amasengesho cyane, ingo zabo ziri gusenyuka. Kubera iki? Nta byumba abantu birwa mu byumba ntabwo nyuma bikibaho cyane, ariko mu minsi yashize kibaye ibyumba bigiharawe, ubutayu cyane cyane. Abantu birwaga mu butayu, birwaga mu byumba by'amasengesho, benshi wasaga mu ngo zabo hahoramo intonganya. Ibintu ariko twatangiye tuvuga uburyo dayimoni asenya ingo. Twayego twigire ku kintu twabivuze byose, twabisoje. Twakiriye cya kane twumvisha aho Satani ashaka kugira ngo agere aho ngaho ko yacu no mu muhanuzi wamaze kuvamo umwuka w'Imana, nyamara ukitirira umwuka w'Imana akamukoresha agasenya. Reka tubyanzure guke, reka tubwire ngo wowe babwiye ngo urugo si urwawe byize gutya, pfuka musenge. Yego, niba babwiye ngo umugabo si cyangwa se umugore si uwawe, pfuka musenge ugisha inama Imana kandi izakugira inama. Si uko twacyanzura, icyo niko kimeze rwose. Twigire ku kintu cya kane twikomereze. Ku kintu cya kane mwumva twavuze ubukene, tuvuga uburyo ki Satani ateza abantu nyine kunyuranya indimi bakahanura ibitari byo. Tuvuga uburyo ki ateza abantu irari, bagata ingo. Tugera no kuri iki ngiki cy'umuhanuzi twari turimo kuvuga wagiye asenya ingo bitewe n'impamvu runaka. Noneho hari ikindi kintu nanone Satani ajya akora, akaba yaza akareba umuntu akamwereka ibintu bitari gukemuka. Igihe cyose ukajya ubona ibintu bidakemuka. Igihe cyose wowe amaso yawe akajya abona ibintu bitagenda neza, noneho ugatangira kubaza impamvu bitagenda neza. Ntanirebe ngo yirebe mu ruhande rwe arebe ko niba bitagenda neza hari ibyo nawe bitagenda neza no mu ruhande rwe, mbese agatangira kureba ku ruhande rwa mugenzi we akajya areba ibitagenda neza. Noneho bikaza gutuma hari ibintu bitagenda neza, biba ari byo bigaragara cyane, bikaza gutuma ibintu bitagenda neza nyine byose bigashwana tayari. Kwa gusenga, kwa guca bugufi, kwa kwihana, kwa kwihangana, byose bikarangirira aho ngaho. Amaso y'agasigara areba ibitagenda neza, bikarangira kwa gusenga kubaye ukundi. Yego, dayimoni akaba aragufashe, akaba arakugusha. Ko dayimoni nababwiye ngo nta kindi kintu Satani ashaka. Niba usenga mwami Yesu ukavuga ugasenga uko ngo dayimoni araza kukurwanya, kuko hari ibikorwa bya dayimoni uri kugenda wangiza. Ngira ngo mbabwire ngo Satani uko Imana ifite umushinga na Satani afite umushinga. Yego, Imana ifite umushinga wo kugirira abantu neza, Imana ifite umushinga wo kurokora abantu, ariko dayimoni afite umushinga wo kurwanya abantu Imana igirira neza. Sinzi niba abantu bari bubyumve, ariko barabyumva. Imana gahunda ifite niyo kugira ngo abantu barokoke, abantu bakizwe, abantu bihane, abantu baba abantu beza. Ariko dayimoni we nuko ngo aranyuranya. We arashaka ko abantu Imana ishaka kugira beza, we abagira babi. Yego, arashaka ko abantu Imana ishaka kubaka, we abasenya. Noneho ni ukuvuga ngo igihe cyose Imana iri imbere irimo irasukura, dayimoni ari inyuma arimo aranduza, arimo aragenda yanduza. Ni nayo mpamvu Imana ibwira umuntu umugisha, dayimoni akazana umuvumo. Noneho umuntu agasigara yibaza, ese ni Imana navuganye nayo? Ko Imana yambwiye ibyiza nkaba ndi kubona ibibi, ni ukubera iki? Reba, Imana yakubwiye ibyiza, ibibi ni dayimoni wabizanye. Urwanye dayimoni, nimurwanye Satani nawe azabarwanya, nimumuhunge nawe azabahunga. Rero inzira ihari
ni uko abantu bahagarara mu nzira imwe yo kwezwa no gukiranuka bakemera niba ari ubukene bakabwihanganira kuko natangiye mbabwira ngo hari umuririmbyi uririmba akavuga ngo uwanyimika nkaba umwami mbese nkaba umukire nkaba ushoboye nkaba uhambaye ariko nkaba n'imbata y'icyaha cyose ubwo ni ukuvuga ngo imbata y'icyaha cyose aho bicanye mu bantu 5 bishwe ahantu runaka muri ba bantu babishe nanjye ndimo mu bantu 3 barozwe irunaka nanjye mu babaroze ndimo mu bantu 3 bafashwe ku ngufu irunaka mu babafashe ku ngufu nanjye ndimo mu bantu 5 bagambaniwe irunaka mu babagambaniye nanjye ndimo nuko ngo nabaye umukire nabaye umumiliyoneri ariko ahantu hose hakorewe icyaha nanjye ndahari uwanyimika nkaba umwami mbese nkaba umuntu ukomeye ariko nkaba n'umuntu nkaba ahantu hose hakorewe icyaha mbese nkaba n'imbata y'icyaha ntago nabikunda ahubwo nakwemera nkaba umukene ariko ukiranuka ku gato no ku kanini nuko nguko bimeze yego tugeze ku mugambi wa 5 tuwe ko ari 5 umugambi ni myinshi ubundi iyi migambi ni myinshi ni myinshi cyane tuzajya tuganiraho gake gake tubwira abantu kugira ngo bamenye uko bagomba kwirinda yego tuzagenda tuyiganiraho mu buryo butandukanye kandi bugize noneho rero mu mugambi wa 5 iyo yenda reka nkuvuge mu buryo butandukanye ku bantu basa nk'ahari nk'ingeri zose ushobora kuba uri umugabo wubatse waraharaniriye kugira ngo yenda urugo rwawe rutere imbere ukabyara abana bakagukundira bakiga ariko wagera muri cya gihe cyo kubona umusaruro w'abana dayimoni akabajyamo akabica akabica mu buryo bwo kubarangaza cyangwa se kugira gute reka iyi telefone nyifunge urumva dayimoni akabica mu buryo bwo kubarangaza mbese muri bwa buryo nyine umuntu apfa ahagaze noneho wa musaruro wari ubategerejeho ntubone kandi ubwo yenda ugeze no mu zabukuru ugatangira kwiganyira ugatangira gushinja Imana uti Imana ibyo wankoreye wari wankoreye ibintu byiza nari nagukunze nari nagushimye ariko dore uko bigenze tayari ugatangira kugira gute kugwa mu mutima ubwo no kuvuga ngo ikanani ntukigezeyo waguye mu nzira kubera ko ntiwihanganye ngo usenge ubwira Imana uti Imana ndakwinginze nkomereza amaboko kubera ko Imana turabizi neza ko n'ibyapfuye Imana ibizura hari igihe Imana akantu kajya kaza kagacamo ariko nyuma y'igihe nyuma y'amarira nyuma y'umuborogo Imana igatanga ibyishimo Imana igatanga guseka Imana igatanga kunezerwa mbese mu yandi magambo n'ibyari byapfuye Imana ikabizura rero icyo ngicyo nacyo kijya kiza ugasanga uwo mugambi dayimoni arawuzanye nuko bikarangira gutyo nyine bigenze nabi ugasigara uvuga uti Imana mbese ukagwa mu yandi magambo wa mugambi dayimoni afite wo kukugusha ukabugezweho yego hari igihe uba warageze ku bintu byinshi bitandukanye ukaba warubatse n'inzu wari ufite rwose n'ibintu bigaragara kwa kundi nyine umuntu yiteganiriza ukabona mu myaka ugezemo byo wari warateganyije byose bigize gutya birahomba kandi wari waravuganye n'Imana ko izakugirira neza nawe warabibonye none ugahita ugwa ukavuga uti Imana dore ibyo nari narateganyije byari kuzantunga mu gihe kiri imbere bigenze gutya none ubwo aho ngaho naho ukabigize gute ukabura hagwiriye ni muri ubwo buryo nyine urumva ni byinshi ariko imigambi y'abadayimoni tugenda tuyivugaho gake gakeya tugenda tuyivugaho gake ariko ngize ikibazo numva nshaka ko udusobanura neza iyo umuntu asenga ahamagara abadayimoni niko watubwiye muri make wabisobanura neza ko iyo umuntu asenga ari nko gufata bombe ugasenya inyubako y'undi muntu runaka uwo muntu noneho akakoherezaho ibitero akakurwanya ese abantu ntibazatinya gusenga kubera iyi mpamvu bavuga reka tudakangura abadayimoni bariturije reka tubihore twiturize natwe ahubwo se vuga uti ntibatinya gusenga ntacyo batinya gusenga nigeze nganira n'umuntu arambwira ati mfite ikibazo cy'umukozi ikibazo cy'umukozi rwose ati sinzi ukuntu nabona umukozi ndamubwira nti ariko muri iyi minsi ntabwo ibintu byoroshye bibaye byiza wasenga Imana ikagushakira umukozi mwiza uzi ukuntu yarambwiye namwe ngo gusenga biravuna ngo ntabwo nafata igihe cyo gusengera umukozi uwo mwanya sinawubona namuzana
ibyo yangiza akabyangiza, nabona naniye nkamwirukana. Ariko gusenga, aravuga ati gusenga biravuna, kuko arabizi neza ko gusenga ari uguhamagara abadayimoni. Urumva? Gusenga ni uguhamagara abadayimoni. Umuntu afungura butike akayifungura igahinda, yatangira gusenga abadayimoni bakaza bakayisahura, igahomba agataha. None inyungu zo gusenga ni izihe? Niba gusenga dusenga tugahamagara abadayimoni bakaza bakaturwanya, ibyo twari dufite bikagenda, inyungu zo gusenga uyu munsi ni izihe? Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Inyungu zo gusenga nuko Imana idukoresha iby'ubutwari. Bikumara iki wowe kuri wowe ku Imana yakoresha iby'ubutwari, ukaguma uri inzahare, ugataha ukaburara, ibyo ukoze bikanga byose? Bikumara iki? Inyungu zo gusenga kuri we zikumara iki? Nta gupfa nabi, nta gupfa nabi, ahubwo dore ukuntu ibintu bimeze. Nari mbabwiye ngo ushobora gufungura iduka, watangira gusenga rigahomba. Kubera iki? Wabona akazi watangira gusenga bakakwirukana cyane. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo uvuye uravutse, uvukiye ibibazo, uravutse aho wari uri aho ngaho nyine, kandi umeze neza nako wagaragara ko umeze neza. Aho wari uri nyine wari uri aho, none umenya Imana, uravutse. Iyo umuntu avutse rero nta kintu avukana. Nese ko nakuvuga ko umuntu adasenga bivuze ko atazi Imana? Buretse banze wumve, iyo umuntu avutse nta kintu avukana. Se urumva? Cyakora iyo umwana avutse avuka ameze gutya. Uzabaze n'ababyeyi babyara, iyo umwana avutse avuka ameze gutya. Bivuze iki? Biravuze ngo avutse arateganya kugira ibintu, arateganya gukira, arateganya kuba ine umuntu ukomeye. Noneho rero dore ibintu ahombye kuba yari ari ahantu hashyushye, ahombye kuba yari ari mu munezero wo mu nda, hahandi nyina yirirwaga mugendana anezerewe, nyina anywa akantu karyoshye kakamanuka kakamutunga. Urumva nyine aho yari ameze neza, yari afubitse. None aravutse. Ubwo avutse rero agiye gutangira kubaho bundi bushyashya. Aho yari ari n'ibyo yari arimo byose, urabizi birasohoka byose bigatakara hanze. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umubyeyi yagiye kwa muganga, arabyaye, amaze kubyara, nyuma ye haje abandi bantu b'abataravayeri bafite ibindi bintu bivuye mu nda ya wa mubyeyi bagiye kujugunya, kubera ko wari ukenewe n'umwana yabonetse. Aha hantu haraza kumvwa n'abantu b'abahanga, haraza kumvwa n'abantu b'abahanga, ariko mugerageze mu b'abahanga. Noneho rero bya bintu byose bizana na wa mwana bidafite umumaro byose biratakara. Umwana bakamwegera, bakamutunganya, bakamugira neza, bakamuha akabere, umwana agakomera. Nyine umwana akaba aravutse, ariko akavuka ameze gutya. Bivuze ngo ibintu byose byo hirya no hino agiye gutangira kuba umutware, agiye kubishaka, bigiye gutangira kuza kumwizanira. Rero niba wari umupagani wiberaga aho ngaho ugatangira gusenga, ni ukuvuga ngo ubwo utangiye gusenga uravutse. Reka ibintu byose bitari bifite umumaro bitangire bigende, ahasigaye ubundi utangirane n'agakiza. Haleluya! Nuko bimeze. Aho ahita akubwira ati se, iyo uvuze wenda sinzi dusobanura icyo kintu, iyo tuvuze uko gusenga turi kuvuga ni ukuhe? Ni uko kujya mu cyatabaye cyane, ni ukumva ko ndi umukristo, ngumya aho ndi nkirinda icyaha n'igisara cyo ngakunda Imana, ariko sinjye kwirwa njya muri ibyo bintu byo gusenga, ngaho muri ibyo by'ibyumba n'ibiki byose, ntago Imana inyemera. Hari uburyo Imana igomba kukwemera. Niyo mpamvu baririmba indirimbo bavuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Yego. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Buriya abana bose mu rugo rw'umubyeyi
ntabwo baba baratumye kuri se cyangwa se ku mubyeyi. Hari igihe biba ngombwa yuko wowe ushaka kuba umwana w'umutoni, ushaka kuba umwana w'umutoni ugakora nyine ibyiza. ni ukuvuga ngo abantu ubundi kugusenga ndi kuvuga niba abantu begera Imana kugeza igihe bamenye ikiri ku mutima w'Imana. Ese abantu bose bavutse muri ubwo buryo uvuze batangiye gusenga niko bahura n'ibyo bibazo? ko hari abasenga no kubona biremeye, ukabona bamwe bimeze neza baguwe neza, abandi ni inzahare. Urahuza gute ibyo bintu? Uko bose hari ujyemo rwose ukabona ibintu biraje ahubwo undi yaje gusa n'uko afite turagiye. Bibiliya yabivuze neza, iravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese wasenze Imana cyangwa usenga Imana bya nyabyo, nta muntu usenga Imana bya nyabyo utangira ari umukire. Niyo utangiye uri umukire nababwiye ngo urahomba, Imana ikabanza ikakwigisha. Nta muntu ukorana n'Imana utarize, kandi nta munyeshuri ugira imitungo ari ku ishuri. Igihe cyose umuntu uri ku ishuri akenera kubaho nk'umunyeshuri, akarya dukeya, diregiteri akamukuba, mwarimu akamukuba, abandi banyeshuri bakamukuba. Umuntu wese uzi ko yanyuze mu ishuri, nta shuri ry'umunezero ribaho. Reka tube wenda baba twavugaga mu kanya b'abakomisiyoneri nibo tubona bameze gutyo tukabeshya ngo n'abakozi Imana. Reka tugushimire Didier. Hari abatujijisha bakaza birirwa batubeshya, ariko turabizi neza, tuba tunabazi. Nuko mutabavuga, tuba tubazi nuko tutabavuga. Didier, reka tugushimire ku kiganiro cyiza uduhaye muri kano kanya. Yego. Reka iminota isigaye nk'itatu tuguha akanya nimba hari ikindi wumva warenzaho cyangwa se wavuga ucyongereho nuza kurangiza uri busenga Imana, uratanga nimero za telefone dusengere n'Imana. Ni karibu. Nta bintu ndi burenzeho cyane bihagije bihambaye kuko ndumva twaganiriye. Ariko Yesu yigeze ngo anyura ku giti cy'umutini. Yego. Hanyuma ngo akigeraho ashonje. Akigezeho ashonje aravuga ati byanze bikunze uyu mutini wawegera, kuko ngo yakireberaga kure ngo akabona ni igiti gifite amababi menshi, ngo akabona ni igiti gitohereye. Aravuga ati kiriya giti byanze bikunze nkurikije inzara mfite uwakegera nkakireba nakibonaho imitini, namara kukibonaho imitini nkarya ngahembuka. Hari igihe umuntu ajya agenda ari nko mu nzira akumva ararembye, yenda akabona nka butike, yenda n'urugero akabona nka butike, akavuga ati iriya butike wajya kuyiguriramo ibyo kurya. Yayigera iruhande nyine akagenda akaba yayiguriramo ibyo kurya bitewe n'uko yasanze bacuruza. Ngo hanyuma Yesu ngo aragenda yegera iki giti cy'umutini, ngo aracyegera gihera hasi arakabakaba, ikibabi cyose akacyeyura akareba, asanga igiti kiratoshye ariko nta rubuto na rumwe gifite. Yego. Aravuga ngo kumbi nabonaga iki giti nakirebera kure nkagira ngo ni cyiza. Narebaga iki giti nakireba ndi hariya nkavuga ngo kiriya giti wacyegera yakumva ashize inyota, yashira inzara. Mbese mu yandi magambo wahagarara kuri kiriya giti ntago yaburara cyangwa ngo abwirirwe. Ariko ntangajwe no kubona iki giti nta mbuto ziriho. Yego. Aravuga ngo iki giti cyaravomerewe, iki giti cyaruhiriwe, iki giti cyabonye ifumbire, iki giti cyahawe ibyo cyagombaga guhabwa byose kugira ngo cyere. None iki giti kuba cyaranze kwera ndakivumye. Uzi ibintu byabaye? Yego, kiragumya kunyunyuza icyubutaka bwacu. Icyo giti Yesu ngo yarakivumye. Ngo hanyuma bukeye abigishwa be bahanyuze ngo basanga cyumye. Ngo baravuga ngo dore cya giti ngo umwigisha wacu yabuzeho imbuto yarangiza akakivuma, ngo none koko cyarumye. Ndagira ngo mbwire abantu, mbabwire ngo abantu batari kwera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye bagiye gucibwa. Imana irashaka ko mwera imbuto, ukazera ku manywa ukazerana nijoro, ukazera igihe gishoboka n'igihe kidashoboka. Kubera iki?
ibyangombwa byose byo kugira ngo were imbuto warabihawe. Kuba wava mu mujyi wa Kigali ukajya i Butare cyangwa se ukajya i Huye, itike ijyayo warayibonye, warayihawe. Ikinyabiziga kijyayo uragifite, waragihawe, uragifite, warakibonye. yego. Kuba haba hari umuntu ushonje cyangwa urwaye, ibyamugemurira urabifite, warabibonye. Wabujijwe n'iki kumugemurira? Uyu murwayi wabujijwe n'iki kugira ngo umugereho? Ni iki cyatumye utagera kuri uyu murwayi? Uyu muntu ubabaye, ikintu cyatumye utumva umubabaro we nutaya binisitari. Ndumva ngiye guhanura kandi ntabishaka. Bihanura nyine. Ndumva ntashaka kubihanura. Reka twiganirire. Nimba ari Imana y'ubwo bihana, nimba atari yo bireke. Reka twiganirire. Mbivuge muri ubu buryo. Ikintu cyakubujije kujya kureba uyu muntu ni iki? Hari abantu bahawe mesaje, hari abantu bahawe ubutumwa, bakabaye bageza kuri bagenzi babo kubo batumweho kandi babazi ko bakabaye babubagezaho. Ikintu cyatumye mutajyana ubwo butumwa ni iki? Ahakenewe amafaranga warayabonye, ahakenewe amaguru ajyayo urayafite, ahakenewe gutelefona amayinite urayafite. Ikintu wabuze kugira ngo usohoze icyo Imana yakuhaye ni iki? Iki giti cyanze kwera imbuto gifite ibibabi, Imana irakivuta. Imana irakivuta. Iki giti Imana irakivumye. Iki giti cyanze kwera ku manywa, kikanga kwera nijoro, kigahendahendwa, kikingingwa, iki giti kiravumwe kandi kigiye kuma. Ndumva nasoreza ahangaha. Imana iguha umugisha. Nimba wumva mesaje y'Imana uyisoje kuyitanga, tanga nimero za telefone dusengere. Nimero zanjye za telefoni ni 82 20 85 18 0788 20 85 18. Imana nibaho umugisha. Abantu mwera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, nimuzera Imana izabagirira neza. Uri data wa twese mwiza. Iryo zina ryawe. Ushobora byose, usumba byose, uri umwami. Uri rudatetereza abakwisunga. Uri intwari mu ntambara. Uri intare yo mu muryango wa Yuda. Taya binisitari. Uri igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Ni wowe wicara hagati y'abakerubi, ukagira ibitereko by'amatabaza, ukaba Imana ikomeye kandi ikaba Imana ihambaye. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Ubu butumwa ndabutambukije, ariko si ku bwanjye ahubwo ni ku bwawe. Mwami Imana Nyiringabo, abakwiye kubwumva niba bwumve, kandi abakwiye kwisubiraho bakagira icyo bakora nubagirire neza. Imbabazi zawe nizibane n'abakwifuza. Ubuntu bwawe nibuganze. Urakoze kuko uri umurengezi, kandi urakoze kuko uri rubasha. Urakoze kuko uri umwami. Mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikomeze kukwagura. Kino kiganiro byo byose twagiye tukirezima, ariko tuzagera tubisukura, tuvugura abantu, tubabwira imigambi ya shitani iri gucamo, Satani uburyo ari gucamo kugira ngo agushe abantu. Nshuti muvandimwe waduteze amatwi, turagushimiye nawe ko abanye natwe muri kino kiganiro kuva tugitangiye kugeza ku musozo wacyo. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha ku Musaba TV nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao. Amen.
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service.